ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba serious. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Iyo ni inyamaswa witije mu nzu iraje kurya ikuguguna ihereye ku musatsi paka ku rwara rw'ino shaka. Hari uzabibona. Begin. Hano umva ibintu byose nabiteguye kandi nabikoze ku murongo nkuko mwabinsabye. Ndagira ngo uwo muhungu ko abazaniye uwo mwana nanjye bari ko mumuhereza umwana wanjye amunzanire. Ndakeka nta kindi mumbaza njyewe. Yewe yamuzanye na namuhaye nimero zanyu aho abasanga nawe arahazi, ahubwo muhahagarire muhahurire. Kandi ndagira ngo ibintu mubikore neza. Hari umuntu w'inzirakarengane uri muri iyi nzu, ntabwo nshaka kaza kubigendera. Yego mukoresha ubwenge kandi mubikore neza, kandi murambabarire mumbabarire mutaza kunteranya na Birasa. Ntabwo nshaka ko Birasa aza kugira ikintu amenya kuri ibyo ngibyo, kuko nanjye mbikoreshejwe n'agahinda, bikoreshejwe n'umujinya. Ntabwo nanjye ari ukuvuga ngo ni urwango cyangwa iki. Igihe cyo nshaka no kubona umwana wanjye. Ibyo nta kibazo. Ndakeka nta n'ikindi kintu cy'ikibazo kiri buvukemo, kuko ibyo mwansabye ndabikoze, nanjye munkorera ibyanjye. Nta kibazo. Sawa. Kandi mubikore neza rwose kinyamwuga, namwe mumbere imfura. Hatagira umuntu w'inzirakarengane ubigendaniramo. Sawa. Birasa. Birantanguye kukubona hano, gusa nanone navuga ngo karibu, kuko n'ubundi nyuma y'ibyabaye byose nanjye ubwanjye nifuzaga kongera kukubona. Ntabwo nabona ahantu mpera. Ako nyine mfite ikibazo gikomeye kandi nshaka kumfasha. Nubwo ntaramenya ikibazo ufite,
ariko nanjye urabizi neza ko hari ikibazo dufitanye kandi gikomeye, nubwo utaremera ko tukiganiraho ngo gikemuke. Birasa, biragoye gufata umuntu ungana nkawe nkamwumvisha ko kuko ndi mama we, biragoye pe. Ariko nanone sinzi impamvu wumva ko byaba byarabaye kubw'impanuka cyangwa se byaba ari ubutubuzi nk'uko cyagiye wabimbwiye insohori wawe. Birasa, buri mubyeyi wese yishimira kubona umwana we akurira mu maso ye. Buri mubyeyi wese yishimira kubona impinduka z'umwana we. Ntago wakumva agahinda cyangwa se umubabaro mfite wo kuba ntaragize amahirwe yo kubona ibyo bintu mu maso yanjye ku mfura yanjye. Karara ngwino hano yewe. Mama Rwera ari? Mama Rwera ari? Sinzi ahantu agiye. Mama Rwera anjyaniye umwana. Mama Rwera anjyaniye umwana. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri, se urabona umwana wanjye ari? Mwana yanjye, ubu se ndamenya anyuze. Njye nari mubwiye ngo nyogereze umwana, yanamukuremo imyenda. Nanjye nari ndi gufura nzi ko nyina ari koza umwana hariya. None se wowe ntabwo wamubonye agenda? Namubonye amufi, oya ntabwo namubonye agenda. Ntabwo namubonye afite umwana haragiye kumwoza, nanjye ndi gufura imyenda hariya munsi. Mwana yanjye, ubu se ndamenya umwana wanjye rero none muri aka kanya. Ngwino hano. Ndavuze ngo ngwino hano. Ko ntawe afite se aho. Wiki? Umwana wanjye ari? Ngwino hano. Umwana wanjye ari? Yesu umwana ntago nari. Umwana wanjye ari he? Umwana ntago nari musigiye Karara ngo amoze. Jaho tugiye umwana. Mwaretse kunyinisha. Isabune n'izina rye. Mwaretse kunyinisha. Kara umwana wanjye ari? Yamutumye isabune. Ndavuze ngo ziri hano mutumye isabune hehe? Singaye amafaranga Shakarasi waruntumye isabune koko ngo ihumura yo gufurisha imyenda y'umwana. Umwana wanjye ari he? Vuga izina ry'Imana ishobora byose yarantumye isabune Karara. Nje ngutuma isabune n'isabune zo zerana mu byose ntago biri hariya ngutuma isabune. Wavugishije ukuri. Ahubwo wowe vugisha ukuri ahantu ushize umwana ari. Nese nabamujyanye koko so ntumye isabune ngo ihumura ngo njye kukuzanira isabune. Kubize njye umwana ko ngiye mfura mfata umwana ko. Umwana w'abandi umushyize he? Umwana ubu koko najyana umwana we ngo mumaze iki koko mu byukuri. None se wamuryamishije se? Nese si we nari musigiye ngo umukarabye. Mana yabura munayisaka. Nizere ko muri kunkinisha. Nizere ko muri kunkinisha umwana ariko mama rwe wavugishije ukuri. Umwana izina ry'Imana ishobora byose nari musigiye Karara. Mumbwira aho mushize umwana wanjye narakomanya imitwe yanyu. Kubize njye mfata umwana. Ko njye mfura mfata umwana. Wavugishije ukuri. Ahubwo wavugisha ukuri ahantu ushize umwana w'abandi. Wamuryamishije umwana wanjye ari? Izina ry'Imana umwana ntawe njyanye, nta mwana njyanye n'ukuri kw'Imana. None warugiye he? Nari ngiye singaye amafaranga bari bantumye isabune. Faranga ibiki? Ndavuze ngo mereza umwana wanjye. Yakuye he se ahubwo yakuye he? Waruyamaye ngo. Nje ngo amafaranga nyashinzwe. Ndavuze ngo mu umwana wanjye. Niyaranje muvugane mu umwana wanjye, ndavuze ngo mumereze umwana wanjye. Kandi nizere ko ibi bintu meze nkaho ndi kurota. Wavugishije ukuri umwana w'abandi. Komana ishobora byose. Musumushyize. Nese so nari musigiye ngo umukara. Ariko njye tugiye umwana igerageze mfata umwana. Nese Kara uvugishije ukuri ntago ari wowe mvuye hano ntumye isabune yo gufuko narindi gufura umwana mushyize. Nese uri gufura kandi ari wowe ntumye isabune yo gufurisha. Ndavuze ngo mugabanye urwo rusaku na papa Rwera. Ndavuze ngo mugabanye urwo rusaku muce hano mwinjire mu nzu. Ibyo bintu muri kwivugishwa birasa nahinguka hano ntabyo muvuga. Izina ry'Imana nta mwana wawe. Kandi birasa uyu mugore yaramuketse nawe. Ndavuze ngo cano mama Rwera umwana wanje akakwivugisha. Kandi na birasa ntajya gushira mu cyo kumugurisha ntagaragura kuri iyo. Zana umwana wanje. Hano mwanje gerana. Aha rutekereza ko naba naragukurikiye imitungo. Aha rutekereza ko hari indi nyungu runaka ngushaka. Ariko ntago ariko bimeze. Birasa amafaranga narayashatse, narayavunikiye mu nzira zose zishoboka, inziza, imbi. Ariko byose nabikoraga kugira ngo Imana nikundindira byibura nzice ikiru, ubone ko nubwo ntabanye nawe ntabikoze mbigambiriye. Birasa
reka nkubwiye ngo Domina ni umugome, ariko no ku rundi ruhande reka mushimire, kuko Domina kuba atarakwishe sinzi ko nabyita impuhwe ze cyangwa ngo mbyite impuhwe z'Imana, ariko ubundi gutandukana nawe nari mfite kwiheba guhagije, kuko nari mbizi ko ngusize mu menyo y'umuntu uzakugira umukandida w'urupfu. Domina ureba, Domina nabonye ku munsi wa mbere nzi iwanyu, Domina wansohokanye niba ubyibuka umunsi wa mbere nzi iwanyu akanjyana hanze. Domina nari muzi cyane cyane kuruta uko wowe umuzi, kuko wowe wakuze ubona ari Domina witwa mama wawe, ari Domina witwa nyoko wanyu, nako yari yarakubwiye kuri nyina, ariko njye Domina twakuranye nzi ko ari umuvandimwe wa mama wanjye. Domina ni mama wacu, ariko utarigeze yifuza ikintu na kimwe gituma nishima. Ku myaka yanjye 8 Domina yafashe uburozi aroga mama apfa adasanzwe. Yahoraga anyurira avuga ngo nzamera nka mama, imitungo mama ari kuzatwara, ngo ubwo ngo nzi ko ninkura nzayitwara, agahora anyibutsa ko ndi kuruhira ubusa. Umugabo wakuze uzi ko ari we papa wawe, umeze ute? Hey. Umeze ute? Wariye se? Bigeze bakwita babonye ikintu cyo kurya? Yasi, mbere yo kumbaza ibyo byose mbabarira umbwize ukuri, nzongera kureba. Oh, sorry baba, ari hari umuti nzajya ngomba kugushyiramo. It's okay, ntabwo biryana. Maga, Kara, ibaze yuko tumusanze hano hepfo yaragiye. Byamuretse ku maesikare yaragiye. Ubu yaragiye hehe koko? none se ahubwo yabacitse gute? Njye nari ndi mu cyumba ndi gusasa. Ngiye kumva numva abantu bari gusakuza. Sohotse, manutse hano hepfo, sanga yicaye. Ni ikihe kibazo gihari? Ese tumugufasha nabi bazi? Mbwira wari ugiye. Ni ukuri, njye nta kintu na gito nabashinja. Ese wari ugiye he? Ntabwo ngiye mwigeze mufata nabi. Ikibazo kiri heza. yakomezaga ndwanirira andengera, abwira Domina ko umunsi nagize ikintu mba nkapfa azabimwitura akamujyana kumufungisha, kubera ko uwo mugabo yari abizi neza ko Domina yishe murumuna we amuziza imitungo. Domina yabonye ko nta kindi kintu azakora cyatuma umugabo we ativanga muri dosiye ziwe. Domina afata abantu ntazi, hari harimo n'abashumba be 3. Birasa bamfata ku ngufu, bantesha ubusugi ku myaka yanjye 13.
sinavuga ngo havuyemo ibibi ariko nanone ntibyari byiza havuyemo umwana w'umuhungu kandi umwana w'umuhungu yari wowe ibyo ntabwo byahagije kuri Domino yakomeje kuncunaguza ntwite ariko koko nari menyereye umubabaro iyo yabwiraga atandutse numvaga ari nk'igitangaza numvaga hari ikintu cyari ngombwa cyabuze muri njyewe ku minsi 8 maze kukubyara umukondo ukivaho bose yo kuri umusore mugenzi we basi ntabwo ikibazo ufite ni ikihe urabizi kutabona uragiye muri kaburimbo nk'umuntu yakubonga kwaye kubibwirwa n'igikoko umva rero umusore muto hano abantu bose baragukunda sibyo kandi turi gukora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo cyakubayeho kibashe kubonerwa umuti kandi gikemuke neza mu mahoro niba buri muntu wese uri hano nubwo tutakuzi twese duhangayikishijwe n'iyi situwasiyo urimo rero ni ikihe kibazo wagize cyatumye wifata ugasohoka uzi neza ko utari kubona ese wari uzi aho ugiye niwe ndi kubaza ntabwo nyimazi byatewe n'iki kuri njye nta kintu mbashinja ninde ufite uwigishinja nta n'umwe kuko mwese murabaneza ndagushimira ni ukuri waramfashije ariko njyewe numvaga ntakomeza kuba hano why uzi uburyo utavuze ushaka no kugenda yego nibyo tubwire ikibazo ufite harabura iminsi mike yo kareba sibyo uyu muti ndi kuguha uraza kugufasha sibyo nihangane rero okay ariko maka bigaragara afite ikibazo aramenye icyo basitewe reka njye mu cyumba base wicara kuganiriza mfite uburyo ndaza kumuganirizamo nta kibazo ese kandi tutakoze araza kumera neza ahubwo narindi mu mujyi mu kanya ndi kureba imyenda y'ubukwe tuzambara mama ba kote keza ibyo twavuganye nari umva bamaye agakote keza abasore bazanyambarira bose amakote arabafitinga n'amabara meza azabajyanye na ya dekorasiyo na sale n'iki byose ahubwo ikibazo ikanzu ya Mona Lisa iri kuba ikibazo niba tuzadodesha niba tuzamera njye numva gashaka ko yambara agakanzu gataratsemo karimo cya kintu cy'imbere kuburyo bemera ngo erega afite tayi igoye Mona Lisa nawe afite tayi igoye ariko umbabare azambarira urumva nyine Kara I'm good you really reba kubera kudakunda ibyo kwawe babuze kandi yagukwira mu koba How's the day? Yeah, it was good. Yes, usanze turi kuvuga Ese maba uzi kanzi mwira gute? Kubera gatayi kare gatoye. Nese yamenya ko ikanzi itankwiriye gute kandi tutajya. Mona Lisa please. Domina yansohoye mu gitondo nka 11 mu bikerere. Umugabo w'iki gihe ntabwo yari yaharaye. Birasa. Rangije yanga ko nkujyana ngo ningende n'ubu ndazakwirerera. Birasa nanjye ntabwo yari ntabwo nigeze nkwanga nk'uko ubitekereza nta nubwo nifuje kubaho ntari kumwe nawe narakuruhanye inda yawe yanguye nabi ariko ndihangana Birasa nirinze umuntu n'umwe wambwiraga gukuramo inda yawe kuko numvaga byibura nimbyara nkazaramuka mpfuye nzaba nsize umuntu ucungura nk'uko mama yari yaransize gusa ikimbabaje n'ikimwe nuko utigeze uha agaciro ibyo bintu
Birasa kuba ntarakwibwiye nkikubona si uko nari nkuzi, uko wazaga mu rugo kureba agakira, uko wahava ntabwo nari nzi ko ari wowe mwana wanjye. Ndabimenye umunsi nzana umwari wawe, ubwo nahasangaga Domina. Gusa hari icyo nshimiraho Imana. Imana yaguhaye ubushobozi, ufite amafaranga kandi nanjye yarayampaye. Basi tuzajya gupima, ntusanga ntari nyoko uzamenye yuko nkubeshye, kandi icyo cyaha ntuzakimbabarira. Birasa, mbabarira kuva nabaho, ni wowe mwana wenyine nabyaye, nta n'undi nigeze ntwita byibura ngo avemo. Mbabarira wintera agahinda, basi mfasha wemera unyite mama. Birasa, ndambiwe kwinginga abana ba rubanda ngo banyite mama, nkeneye kwitwa umubyeyi nk'abandi babyeyi. Birasa, wimbabaza, wimfatanya n'agahinda Domina yanteye. Basi mbabarira. Mama, sayizi yawe ndayizi. Amakanzu yose nabonye nabonaga nyine ari manini cyane, so maybe bishobora kugusaba kujya kwipima cyangwa se tukaba twandodesha. Noneho umutayeri yasomaga ngo oya nawe cyo cyabikije amatsiko. uzi imyenda twabaduhaye. Mbese mwahise mirebara. Yes. Ninde muzakora ubukwe? Iyi ni Monalisa. Monalisa? Ya, dufite ubukwe njyewe n'umukunzi wanjye. Ahubwo mpamva nkubwire, iriko naba yarakize nawe azakwambarira. Ntibyashoboka. Of course, azaba yarakize. Uzambara. Njyewe nari nzi ko mubana umugabo n'umugore. Oya, twari tutarabishyira ku mugaragaro, ariko impamvu byatenze nuko habaye iyi situation yawe yuko wagize accident, tubitinzamo gatoya kugira ngo tubanze dukwiteho, ariko aho bigeze icyizere kirahari ko ugiye gukira vuba. Niyo mpamvu rero nahise mvuga ngo dusubukure gahunda z'ubukwe. Harya mama, ubwo muhamagaye ngwiki yitwa Hirwa. Yitwa Higiro. Higiro. Yitwa Higiro. Sugo Hirwa nabikuye hewe. Namwe ngo witwa Hirwa. Ahisho Higiro. Higiro. Nibyo nari ndi kuvuga. Dufite icyizere ko mu minsi mike uraza kuba warebye, n'ubundi ibyo birori byose uzabyitabira kandi uzaba uri muri position nziza uri iruhande rwanjye. Nta kibazo rwose. Sure. Thank you. So, aho bijya no kumvikana kimwe. So ibaze ko yarakize ubwo najya muri amuhamagara Hirwa akampindura nk'umusazi. Kumbi ni Higiro. Buriya nk'umuntu utarerana n'ababyitaye aba yumva ashaje pe. Birasa, basi mbabarira. Mama, naje hano mbizi neza, ndetse nari mbizi neza ko nje kuri umubyeyi wanjye. Ukomeza kurira. Birasa, nukuri ndishimye. Nejejwe byibura no kuba wumvishe ko ndi mama wawe. Amakosa yose Domina yakoze akantera kuguta kandi ntakwanze. Izera ko yose ngiye kuyakosora, nkakwereka urukundo rwa kibyeyi. Ni ukuri kw'Imana, njye ndi kumva nabuze n'icyo mvuga. Nakubwiye nabi pe. Nakubwiye nabi ibintu byose wambwiye ntabwo nigeze mbyumva ngo mbihe agaciro, ariko nyine nanjye wanyumva.
nta bundi buryo nagombaga kubigendamo kuko kwizera ntabwo byari byoroshye. Birasa humura, biriya wakoze n'undi uwo ari we wese yabikora, kuko biragoye kumva ko umuntu ugana nkawe yabona mama we ku myaka ingana nk'iyo ufite. Nari mpari ntarapfuye bitewe n'abantu batashakaga ko tubana. Gusa nanone ndacyafite igikomere ku mutima, igikomere ntazi umuntu uzakinyomora. Kuba ngo ufite uri umwana umwe wenyine w'ikinege, ariko ntabasha kukubwira papa wawe wakubyaye. ahubwo utarajya kure, papa wanjye wa nyawe ni nde? Mona Lisa. Okay. Yeah. I'm just tired. Really? Mukoreka massage? Sure? Thank you. Ntabwo mvura amaso gusa mvura n'umunaniro. Utambaje unanijwe n'icyo gukora. Yagenze bite? Ese wakoze ibintu byinshi cyane? Yeah, I think so, because harimo amapantaro y'amakoboyi. None ko utambwiye ngo yemeye. Ndaguhemba tonight. Okay. So actually ikintu nashaka kukubwira ni kugushimira kuba uri mu buzima bwanjye. Ni ikintu cy'agaciro gikomeye, mbabona ari njye muntu wahiriwe muri iyi si kuruta abandi bose. Mona Lisa, ndagukunda. Gusa wumva warahiriwe gute, ushingiye kuki? Hari ahantu muri Bibiliya havuga urumva ubyumva nk'ukuri ngo nitujya mu ijoro, sibyo? Ibyo tutabonesha amaso yacu, iby'amatwi atigeze yumva, ni nyine ngo nitugera mu ijoro nibyo tuzabona. Ariko njye niyo nagerayo nta bindi bishyashya ngiye ntegereje. Ibyo bishyashya byose nabiboneye aha ngaha ku munsi w'imbaga Okay. First of all, ntabwo wagereranya umunezero ufite kano kanya n'uzagirira mu ijuru, especially ko tutazi n'ibizaberayo. Ibyo byahishwe n'ubwenge bwa muntu. Ariko mu bushobozi buke Imana yampaye, I'll make sure ko nyine ubuzima uzabamo wishimye, ukunzwe, my pressure. Like my pressure. Yeah. Gotcha. Kubera ko Mark, ntabwo nakubeshya, ndagushimira pe, atari kubera ko ndi umukunzi wawe, just nyine ubu muntu wanyeretse guhera ku ntangiriro tugihura, tutaranamenya ko ibintu bizagera aha ngaha. Nyine amagambo make, sinzi niba ari uko Imana yakuremye. Vuga muri menshi, rambura, it's okay? Warezwe neza. Thank you. Uzi,
njye nta nubwo mba ntekereza ibya hafi bari gutekereza ko bana tuzabyara mu minsi iri imbere nakifuje ko twabanza nk'agakobwa sibyo urumva bebe noneho agahungu kakagira imagine turimo ku mazi teruye agahungu nanjye nteruye agakobwa akayaga gahuha ngomba mbwira sure yeah shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza